Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizubibo. Inzugi z'ibitaro zakingurwaga bucece zisohora impumuro ikonje ivanze n'imiti isukura n'umwuka w'aho abantu bategereza igihe kirekire. Ubuzima bwanjye bwose bwari kwa muganga. Iyo ntabaga ndi ku gitanda bantemberezaga mu kagare hanze ku mbuga y'ibyo bitaro. Nabonaga abantu bose bandeba ubwo nahagararaga mu muhanda mukuru w'imbere mu bitaro. Bitewe n'uko nari imeze n'uko niyumvaga, nabonaga isi yaramvuyeho ari ijuru gusa dusigaranye, naryo rimwe na rimwe nkibwira ko ryanyibagiwe. Abarwayi batandukanye barahansangaga, igihe cyagera bakahansiga. Abaganga benshi bahatangiriye akazi, abandi barahansiga, bamwe tuba inshuti, abandi baranyinuba. Ariko nubwo nabayeho muri ubwo bubabare, hari icyariho gikorwa, hari icyo Imana yateganyaga ku buzima bwanjye. Iki cyari igihe cyanjye gikomeye ariko gitegura ikindi jyewe ntarinzi, cyari kimaze imyaka myinshi kiri mu mugambi w'uwampaye kubaho. Iyo ni Imana, niyo izura abapfuye, niyo ihembura abarembye, niyo izahura abababaye n'abihebye. Ibyananiye abaganga irabikora, ibyananiye ingabo irabikora. Aharenze aho tubona cyangwa twumva yo igerayo byoroshe. Muri milieu metaphysique, Imana kuruta kure cyane uko twe tubona munsi y'urugo iwacu. Imana irashoboye, Imana irakomeye. Wowe murwayi babwiye ko utazigera ukira, wowe mugororwa wamaze kwiheba babwiye ko utazigera wigenga, wowe wumva waratsikamiwe na kamere zikubeshya ko zaguheranye. Wikwiheba, mu gihe ukiriho byose birashoboka. Uyu munsi dufite inkuru ihumuriza, inkuru itanga icyizere. Turabararikira kubana natwe kuva dutangira kugeza dusoje. Muri kumwe na Mutamuriza Nelly. Iyi ni Uburezi Official TV. Ni umurongo urera, umurongo wigisha kandi uhugura. Inkuru yacu iragaruka ku mugore w'umunyamerikakazi abaganga bari barahebye bamubwira ko atazigera yongera kugenda bibaho. Ariko kutiheba kwe kwahindutse imbaraga bimuviramo gukira. Uwaje ahetswe ataha yigenza, aragira ati, intoki zanjye zari zifashe cyane ku byuma by'akagare gafasha umuntu kugenda. Icyuma cyari gikonje kandi gikomeye. Numvaga umwuka unyura mu muhogo wanjye wumvikana nk'uwumye. Abantu bose barahindukiye barandeba, amaso yabo yose yari ku rugendo rwanjye rutinze kandi rurimo ububabare. Ntibandebaga bafite impuhwe gusa, ahubwo bandebaga nk'ikintu kidasanzwe mu buvuzi bashakaga gusobanukirwa. Iyi niyo yari iminota nari naraboneyemo ibitekerezo byanjye inshuro 1000 nkiri mu cyumba cyanjye cy'umwijima. Ni igihe cy'ukuri. Muganga wanjye Sharon yakundaga kumbwira ati, fata izindi ntambwe nke. Yari muganga unyigisha imyitozo ngororamubiri. Naho Dr Renana wanganirizaga amfashe ku bitugu, ijwi rye rituje kandi ririmo impuhwe, rintera umutuzo mu bihe bikomeye. Aba nibo bantu bankomeje mu buzima nabayemo bw'uburwayi bwanjye. Iyi nkuru turayisoma mu ijwi rya nyiri ubwite, Ivy Asmus. Aha aravuga ko igihe yari akiri kwa muganga yakundaga kuba aryamye mu buriri iwe mu rugo, ngo iyo ububabare bukomeye bwabaga bwamufashe yararibwaga cyane ku buryo n'igihe umugabo we yamufashaga kwicara byamuteraga gutaka. Yibuka ko kugerageza gusa kwihindukiza mu buriri byamwumvishaga nk'aho umuntu amutemamo kabiri. Mu byumweru 2 bikomeye muri Mata 2014, ububabare bukomeye bwamubereye inshuti ya buri munsi, ndetse atangira kwibaza niba ibyo muganga yamubwiye koko ari byo, azongera kugenda ukundi. Ibibazo bye byatangiye hashize imyaka irenga 30, ubwo yari afite imyaka 15 gusa. Ibintu byari byarateye abaganga urujijo.
Yagize ati naratekerezaga ko ari ububabare bwo gukura nk'uko bikunze kubaho ku rubyiruko nkihangana. Ageze ku myaka 17 yamaze umwaka wose avurwa indwara z'impyiko zagarukaga kenshi kubera ko umubare w'uturemangingo tw'umweru turwanya indwara wari uri hejuru mu by'ukuri, ariko icyo gihe umugongo we wari waratangiye kwangirika nubwo ntawabyitayeho. Nyuma yo kubwirwa inshuro nyinshi ko ibimenyetso bye bishobora kuba ari appendicite cyangwa osteoarthritis, isuzuma ryaje kugaragaza ko afite indwara yitwa ankylosing spondylitis cyangwa spondylotite ankylosante mu rurimi rw'Igifaransa. Ni indwara idasanzwe yibasira ingingo zo mu mugongo, igatera ububabare bukomeye mu mugongo, mu ruti rw'umugongo no mu kibuno. Iyo ndwara ikomeje, umubiri ushobora gutangira gukora amagufa menshi atuma umugongo uhuza ugakomera cyane ku buryo umuntu asigara atakibasha kugenda. Asmus yaravuze ati nagiye kureba abaganga 4 b'inzobere mu ndwara z'imitsi n'ingingo mbere yo kubona uwanyumvise by'ukuri. Abandi baranyirengagizaga kuko ibimenyetso byanjye bitahuzaga neza n'ibyo bari barize mu bitabo. Yakomeje agira ati byari ibinaniza cyane kandi biteye agahinda kubwirwa kenshi ko ububabare bwanjye butazwi, batabubona kuko budasa n'ubwo bari biteze, buhuye n'ubwo bize mu mashuri. Nubwo iyi ndwara akenshi itangira hagati y'imyaka 20 na 40, izi ndwara nyinshi z'imitsi n'ingingo zitangira ku bantu barengeje imyaka 50. Iyi ndwara yibasira abantu bagera kuri miliyoni 3 muri Amerika. Ni munsi ya 1% by'abaturage, akenshi yibeshwaho cyane kuko ibimenyetso byayo bya mbere nk'ububabare bwo mu mugongo bisa n'izindi ndwara zisanzwe. Ivi Asmus yakoraga akazi ko kwigisha abana bafite ubumuga bwihariye igihe uburwayi bwe bwafashe indi ntera iteye ubwoba muri 2014. Yagize ati nk'abarimu twigisha kwicara hasi bamwe n'abanyeshuri bafite ibibazo byihariye kugira ngo tubarinde. Yakomeje agira ati umunsi umwe narabikoze n'umwe mu banyeshuri banjye, nyuma y'iminsi 3 natangiye kumva ububabare buto hano na hano, ntabwo bwari bwinshi ariko narabwumvise. Ariko nyuma y'indi minsi 3 ibintu byarahindutse. Ububabare bwabaye bwinshi cyane ku buryo igihe nageragezaga kuva mu buriri, umugabo wanjye yagombaga kunterura ariko ntaka kubera uburibwe. Inzira yonyine nasobanuramo ubu bubabare ni nk'igihe umuntu arwaye amenyo, cyane cyane ni ububabare budahagarara hanyuma bugatera nk'inkota mu mubiri wawe. Uretse ububabare bw'umubiri, bigira n'ingaruka ku buzima bwo mu mutwe ku buryo bigoye kubisobanura keretse uwabinyuzemo. Kuva muri 2015 Asmus yabazwe inshuro 7 kugira ngo umugongo we umere neza kandi wirinde ubumuga bukomeye. Gukira byari bikomeye cyane. Nyuma ya operation imwe yamaraga ibyumweru 12 aryamye gusa mu buriri kandi aryamye ku mpande zingana na dogere 30. Nyuma yo kumara igihe kinini aryamye, yagombaga kongera kwiga kugenda, kandi nyuma y'intambwe 2 gusa umubiri we watangiraga gutitira cyane akongera akaribwa. Yagize ati nasezeranye nanjye ubwanjye ko ntazongera kugerageza kugenda nk'ibisanzwe. Icyo gitekerezo kimvamo burundu. Mu wa 2023 nyuma ya operation ya 6 yo kubagwa, Asmus yajyanywe kwa muganga byihuse kuko nyina yamusanze afite umuriro mwinshi kandi atabasha kuvuga neza kubera ububabare.
Nubwo amaraso ye yari afite uturemangingo tw'umweru 24,000 inshuro zirenga ebyiri izisanzwe, abaganga bavuze ko ari ingaruka za operation zabayeho maze baramusezerera. Nyuma y'iminsi 6 agarutse mu bitaro, yari ageze muri septic shock, indwara ikomeye cyane ituma umubiri utangira kwangiza ingingo zawo kubera kwirinda. Byaje kugaragara ko afite bagiteri idasanzwe yitwa Serratia marcescens ishobora kwandurirwa mu bitaro bitewe n'ibikoresho cyangwa ahantu hatameze neza. Abaganga bagombaga kongera kumubaga umugongo bakuramo uduce twanduye. Nyina yamubwiye ko yari yasabye abaforomo kumureka akipfira kubera ububabare bukomeye. Asmus yaravuze ati, iyo urwaye cyane gutya urabyumva. Nari nzi ko ndi gupfa, numvaga ingingo zanjye zitangiye kudakora, ariko nari mfite amahoro mu mutima. Igice cyabyo cyaturukaga ku kwizera Imana, ariko nanone byaturukaga ku myaka myinshi nari maze mbabara, nari narabaye ikinya. Nari nzi ko nimpfa ububabare buzahita buhagarara, ariko nindamuka nkize nari nzi ko umuganga wanjye azamfasha kongera kubaho neza. Yakomeje agira ati, uretse rimwe na rimwe igihe naganzwaga no kwiheba, ubundi ntabwo nigeze ntekereza ko ntazongera kugenda. Ahubwo nahoraga nibwira nti, igihe nzongera kugendera sinzongera guhagarara. Igihe Asmus yatangiraga kongera kugira imbaraga, yiyemeje gukora imyitozo buri munsi kugira ngo yongere kugenda neza. Yaratangiye agenda urugendo ruto, nyuma aza gutangira kwiruka buhoro buhoro. Ubu yiruka nibura ibirometero 10 buri munsi. Iyo myitozo yamufashije kugabanya ibiro 107 mu myaka 2, kandi kwiruka bimufasha kugabanya ububabare no gukanyarara kw'imitsi bitewe n'indwara ye. Indwara ya diyabete yo mu bwoko bwa 2 yari yaramufashe, nayo yaragabanyutse. Yaragize ati, numva meze neza kurusha uko nari meze mu myaka myinshi ishize. Nizeye ko kugenda no gukora imyitozo ari umuti ku mubiri no ku mutima. Ubu yabashije kwitegura no kwitabira indi ntego ikomeye yo kwiruka muri marathon. Publix Atlanta Marathon yabaye ejo bundi ku ya mbere Werurwe 2026. Asmus yaragize ati, nubwo ubuzima bwanjye butandukanye nuko nabwifuzaga mbere, buracyari bwiza cyane. Yego, iyi ndwara hari ibyo yankuyeho, ariko nanone nayigiyemo byinshi. Yanyigishije gukunda ubuzima, gufasha abandi no kurwanira ibyo umuntu yemera. Namenye ko Imana ifite ububasha ku buzima bwacu. Niba uri kumva iyi documentaire uri mu bitaro, niba uri kumva iyi nkuru uri kurwana n'indwara idakira, ndashaka kukubwira ikintu kimwe: ntuzigere wiheba mu gihe ukifitemo umwuka, kabone n'ubwo waba ugucika ubyumva. Ntuzatakaze icyizere. Indwara ishobora kuba ikomeye, ububabare bushobora kuba bwinshi, ariko ubuzima buracyafite amahirwe menshi. Hari abantu benshi babwiwe amagambo akomeye n'abaganga, ariko nyuma bakagaruka bagakora ibintu bitangaje. Igihe cyose umutima ugitera, igihe cyose ugihumeka, haracyari amahirwe yo guhindura inkuru yawe. Hari isomo rikomeye dukura muri iyi nkuru. Ntabwo ari byiza kwirata umubiri. Uyu munsi umuntu ashobora kuba afite imbaraga, afite ubuzima bwiza, afite ubwiza cyangwa amafaranga, ariko byose bigahinduka ubusa. Umubiri si inshuti y'igihe kirekire. Mu gihe gito cyane umubiri ushobora guhinduka. Uyu munsi ushobora kugenda neza, ejo ukaba uri mu bitaro. Umuswa wo kubaho yiringira umubiri. Niyo mpamvu tugomba kwicisha bugufi, gufasha abarwayi no kubaha ubuzima.
Abaganga bafite inshingano ikomeye cyane. Ijambo ry'umuganga rishobora gukomeza umurwayi cyangwa rikamuhuhura burundu. Ni ngombwa cyane ko abaganga bita ku barwayi babo, cyane cyane mu gihe bagiye kubabwira amakuru akomeye. Amagambo yavuzwe nabi ashobora gusenya umutima w'umuntu, akaba yanamuhitana. Ariko amagambo yavuzwe neza ashobora kumuha imbaraga zo kurwana. Ubutumwa bwa nyuma ni ubu: ntuzigere wemera ko indwara ariyo igena iherezo ry'ubuzima bwawe. Igihe cyose umuntu akifitemo umwuka, hari amahirwe, hari ibyiringiro, kandi ibintu byinshi bishobora guhinduka. Nshuti bakunzi bacu rero, mwakoze kudukurikira. Turabifuriza kugira ubuzima bwiza buzira uburwayi. Nimukomeze kubana natwe muduha subscribe, muduhe likes, kandi muduhe ibitekerezo muri comments. Turabakunda cyane. Ciao ciao.